Muraho neza, uyu munsi ngiye kwereka ukuntu duhindura ipine dukoresheje ijeki. Turafata amapine y'inyuma tuyitege, rero kuri iyi pine nayo tuyitege, amaburo aba arimo turabanza tuyoroshye, yaba akomeye bisaba ngombwa ko nakoresha akaguru fungura. Wamara gufungura yoroheje nibwo ushyiraho ijeki. Wirinda kuyazamura ijeki imbere kugira ngo ariya maburo uko igihe bisaba aba akomeye cyane, uramutse wazamuye ijeki ishobora kuyangiza. Impamvu ijeki uhita uyiteraho nyuma. Umaze gusa nk'uworoshya amaguru, noneho ureba akakuma, buri modoka yose ifite akakuma hasi. Akakuma rero ugashyiramo ijeki hano, ugomba kumenyesha ko kafashemo, ukabanza ukazamura gutya kagafataho. Iyo kamaze gufatamo, ijeki ugomba kuyitera ahantu hari flat kugira ngo ibe itajya hirya cyangwa hino. Ugafata umukono w'ijeki rero. Ijeki ifite akantu kameze gutya, umukono umeze gutya, maze ugushyizemo ukaraga uzamura. Ntabwo bigorana, ntabwo biba bikomeye, biba byoroshye. Iri kugenda izamuka nk'uko mubibona. Umukono murabona nta mbaraga nyinshi bisaba, biroroshye, umuntu uwo ari we wese yabikora, cyangwa no kubuza uko bigenda. Urabona ko ipine itangiye kuzamuka, ishaka kuva hasi. Ipine yazamutse, yazamutse. Iyo ipine imaze kugera hariya, ugeze ku gihe cyo kuba wayikuraho, biba bihagije. Hano ugiye kumasuka, ugomba kuba wateze ya mapine rero kugira ngo idasubira inyuma. Noneho ya maburo woroheje utayakuramo ku buryo bworoshye, intoki zanayakuraho iyo amaze koroha cyane. Urufunguzo rurabikora, iyo yoroshye gutya intoki ziyakuraho. Ipine bifashe ni hano. Ipine iyo imaze kuvamo, ushobora kuba ugiye kuyihoma cyangwa se kuyihagisha yagize ikibazo, ukaza kongera kuyisubizamo ntabwo bigorana. Ijeki bikiri hahandi gutya kwa kundi rero yayizamuye, wongera ufata ipine yawe ukagendera uko yari imeze, yari irimo, ugenda kuri izi ntoboro ukamenya ko zinjiramo neza. Ipine yawe igasubiramo, maze gusubiramo uba ugiye gufunga amaburo. Ufungaho n'iri ukarishyiraho, indi naryo ukarishyiraho, hajyaho amaburo 4, udushyiraho 3 byihute. Iyo umaze kuyafungaho, ikirere kiri hejuru, urabanza ugafunga ukamenya ko ugiye kuyikomeza ikiri hejuru. Wirinda kuba wahita umanura ijeki, kuko uramutse umanuye ijeki ipine idatendera neza ntabwo yafungaho neza hariya kuri disike, kandi ugomba kumenya neza ko wayifunzeho neza imodoka yawe, ukamenya ko wayifunze neza. Iyo itangiye gukomeraho gutya, itangiye gukomera, uba watangira noneho kumanura ijeki. Yaje icyo bimara kugira ngo uyifunge, amaburo uze kuyafunga akomeze. Ijeki bwo gufungura tugarura hano, urabona ko imodoka iri gusubira hasi, ipine igenda isubira hasi nayo imanuka. Ijeki yawe ukayimanura ikagira aho yoroha ku buryo iza guhita yivanamo, yavuyemo. Noneho amaburo yawe ubu nibwo ugiye gukaza kugira ngo wirinde ko hari impungenge zazamo. Ipine utayikajije haba ikibazo gikomeye yanavamo. Ugomba kuyikomeza cyane, kuko kuko n'ubonye twayihagararagaho mu gufunga, nabwo wahagararaho umenye ko wayifunze neza, umenye ko wayikajije. Iyo umaze gufunga inaje isubiyemo, ufata murabona iyi ni iringi, hari izigira amajante ariko ifite iringi. Iringi bayambika akantu kitwa jeroveri, iyo kuyisubiza muri handi ku nkondo, ukareba ukuntu imeze, ifite ahantu rero hatandukanye n'ahandi. Ahangaha ukabona ko gatandukanye n'ahandi, ahandi dore ko yagiye hafunze, aho harimo aho umwanya w'inkondo, niyo ureberaho. Ufata ya nkondo yawe ukayishyira hariya ku nkondo, ugafunga jeroveri yawe ihita ijyaho. Murakoze cyane, n'ibyo ngibyo.